abantu mwitegure vuba cyane rwose mugiye kongera kuza mu gihugu cya Amerika. Bagiye gutangira gukorerwa. Impamvu uvuga ngo bagiye gutangira gukorerwa ni iyihe? Hasinywe amasezerano kandi ni vuba n'ejo bundi mu cyumweru gishize ndumva ayo masezerano ubwo yasinywe, habaye icyo bita MOU, Memorandum of Understanding, yabaye mu cyumweru gishize. Nkuko nabibabwiye nti hano ntago umuyobozi w'igihugu cyangwa undi wari wese afite gufata umwanzuro ngo avuge ati iki kintu kizakorwa gutya na gutya niko mbivuze. Hoya, aba federal lawyers baricara, hariyo bita 9th Appeal Court, narabivuze mu kiganiro cy'ubushize. 9th Appeal Court yaricaye igirana ibiganiro n'abandi bayobozi batandukanye, abashinzwe impunzi, abo muri iki gihugu, bakora iyo bita MOU nababwiraga, Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding yari iki? Yari ishingiye ku byo nababwiye ubushize. Nababwiye nti uyu muyobozi w'igihugu cyangwa Trump ntago yahagarika ibi bintu burundu, kandi niyo yabihagarika ntago babimwemerera ko abihagarika, kubera yuko impunzi zifite uburenganzira bwo kuba zahabwa ubuhungiro, zakorerwa resettlement. Rero ntago agomba gufata uwo mwanzuro. Bambwiye ati niba unabyemeye yuko zihagaraka ari kubishaka tukaba tubyemeranyije, ariko ntago byakunda, wenda byabaho mu gihe gitoya, kandi hari zaratangiye gukorerwa arizo nababwiye mu kiganiro cy'ubushize. Ariko ubu ngubu ingoma zahinduye imirishyo. Congratulations abantu bari gukorerwa, n'abandi bose bari muri process yo kuza muri Amerika mugiye kuza mwese. Duhere kuri babana 600,000 nababwiye mu kiganiro cy'ubushize bagomba kuza muri uyu mwaka, na nyuma yabo nibarangira n'abandi bazakomeza baze, n'abandi bazakomeza baze. Ndumva iyi ngiyi ari inkuru y'ihumure. Yego, sorry, ndumva ingi ari inkuru y'ihumure kuko noneho biri confirmed. Ifite umuntu mbereyeyo umpa amakuru ku gihe, ambwira amakuru nyababwira itariki bazasinyiraho aya masezerano, nzayibabwira. Ngiye kubabwira amasezerano ariko nzanababwira n'itariki bazasinyiraho, umunsi umuntu wa mbere cyangwa group ya mbere izahaguruka iza muri Amerika, nzabibabwira na mbere yuko bahaguruka. Rero niyo mpamvu mbabwira nti mugume kuri channel, mukore subscribe, mu by'ukuri amakuru atazajya bacika ugasanga muratunguwe mutaze ukuntu bimeze. Yego, niko bimeze. Ni ukuvuga ngo nk'uko bisanzwe, nk'uko twari dusanzwe tubizi, hari umushinga wari usanzwe ufite contract yo gukurikirana ibintu by'impunzi cyangwa kuzana impunzi mu gihugu cya Amerika. Umushinga witwa USCRI ni wari ufite contract yo kuba impunzi zazanwa muri iki gihugu. Mwese murabizi ko amasezerano yo kuba bafasha impunzi kuba zaza muri iki gihugu, kuzikorera, gukurikirana ibyo bintu byose ni hano muri USA. Ariko kuri ubu ngubu nibyo nababwiye nti ntabwo uyu mugabo ashobora kubihagarika, ahubwo hari criteria bura runaka ashobora guhindura, hari ibintu runaka ashaka guhindura. We uko abishaka, nagashaka ko uyu mushinga ari ukomeza gukurikirana impunzi cyangwa kubafasha muri procedure y'impunzi kuba zaza muri iki gihugu, ahubwo arashaka ko iyitwa Samaritan Pass ariyo ifata iyi contract. Ni ukuvuga ngo amasezerano naranabyanditse kugira ngo ntabyibagirwa. Amasezerano ya USCRI yarasheshwe mu cyumweru gishize, hamaze gukorwa iyi MOU. Amasezerano ya USCRI yaraseshwe. USCRI in full ni United States Committee for Refugee and Immigration. Niyo yari ifite contract yo kuba yafasha impunzi gukora izi procedure zose zo kuzana abantu mu gihugu. Niyo yari ifite contract, ariko umuyobozi w'igihugu we arashaka yuko Samaritan Pass ariyo ifati contract. Samaritan Pass ni umushinga w'abakristu. Abantu murabizi ko turi gukora interviews, turi gukora migration, iri kuza kutubaza, bajya batubaza bati se usengera muri he dini? Uri umukatolike, uri mu protestant, uri mu islam, uri umuki? Abakristu rero muri mu bantu ba mbere bagomba kuza muri Amerika. Murabizi ko Amerika ntago ikunda kwakira abayisilamu. Abayisilamu ntago bakunda kubakira muri iki gihugu cya Amerika.
mwese ndakeka abantu benshi banabizi ibyo bintu. Rero iyi Samaritan Pass ni umushinga wa gikristu w'abakristu. Murabizi ko na Trump ari umukristu, arashaka rero ko iyi Samaritan Pass ariyo isinye contract, noneho procedure yo kuzana impunzi ikongera igatangira. Narababwiye ni criteria runaka ashaka guhindura, ntago nawe yabihagarika kuko ibi ngibi usibye kuba wenda ari inyungu z'abantu benshi bazabashe gushaka ubuzima, ariko no ku gihugu nawe ubwe bwite abifitemo inyungu. Ntago rero yabihagarika, ahubwo ababihagaritse mu gihe gitoya cyangwa agacishamo ako gapozi kugira ngo hagire ibintu bimwe na bimwe babanza guhindura nk'ibyo ngibyo mbabwiye. Then hakajyaho n'izindi criteria zitandukanye nk'uko twari tubizi kuri green card. Nta umuntu wese yaplayingaga green card, ariko byageze igihe President Donald Trump aravuga ati green card umuntu ugomba kuyaplika agomba kuba afite passport. Umuntu nyine kugira ngo bigaragaze ko uri serious ushaka kuaplika, atari igenda by'imikino abantu bagenda akaplika agatanga ibihumbi binga akaplika, ariko umuntu ufite passport niwe wemerewe gukora iki, kuba yakwaplika green card. Urwo ni urugero rwa mbere. Murabizi ko hariho ikintu cyo kuvuga ngo umuntu aje atwite hano muri Amerika, umwana habyari yahise abona ubwene gihugu. Ibyo ngibyo byo murabizi ko byavuyeho nabyo yabikuyeho. Izo criteria zose nizo abashaka kugira ngo ahindure ibyo abashaka kugira ngo ahindure, n'ibindi nzagenda mbibamenyesha uko azagenda ashyiraho ibintu bishyashya, ariko abantu mwitegure vuba cyane rwose mugiye kongera kuza mu gihugu cya Amerika. N'abandi bataratangira gukorerwa ntimucike intege. Ibi ngibi mbibabwiye ari amakuru yizewe, nababwiye ko mfite umuntu hambere, noneho uzajya umpa amakuru afatika nanjye nkaza nkayabagezaho. Kuvuga ngo abantu bagiye gutangira gukorerwa ubu ngubu ni abahe bantu? Abantu bagiye gutangira gukorerwa ubu ngubu ni amakouple, abantu bari kudeklarwa n'abapartner babo. Nuvuga ngo umugore ari ahangaha, umugabo we ari hariya ari kumudeklara, abo bagiye kubakorera byihuse, yaba ari uzaza mu buryo bw'impunzi cyangwa uzaza mu buryo bwa green card cyangwa mu buryo bwa declaration ariyo yose, apfa ko ari umupartner ari hariya n'undi ari hano. Umugabo se ari hariya, umugore ari hano, cyangwa umugore ari hariya, umugabo ari hano. Abo bantu bagomba gukorerwa vuba cyane bidatinze, bari mu bantu bagomba gukorerwa. Abandi bantu bazahita bakurikiraho ni abantu bari bageze kuri procedure ya nyuma. Murabizi ko ari abantu bari bamaze kugera muri ligue, hari abagenda bagarukira ku kibuga cy'indege, murabizi bamaze gukatisha byose aho kugira ngo ajye mu kibuga cy'indege afate indege bakamusubiza mu rugo. Abo ni abantu bagiye guhita bakorwa. Murabizi ko ibi bintu byagiyeho bitunguranye ku buryo abantu benshi ntago batekerezaga ko bashobora guhagarikwa, kuko abantu bari batangiye kuza basa nkaho bakurikiranye byihuse, byashyushye, imiryango iza myinshi. Wenda ishobora kutazaza wenda nko mu gihe cya Biden, ariko aho bafataga ibihumbi 10 na ibihumbi 20, amafamiye 70 ingahe akazira rimwe, ariko bazagenda baza, ariko baze buhoro bazaza vuba kandi cyane. Rero Memorandum of Understanding yabaye mu cyumweru gishize, atari kwa gatatu numva, ariko kwa kane natinze gukora ikiganiro, ariko ubu ngubu niyo makuru mbahaye mashya. Mumenye ko amasezerano agiye gusinywa na kampani yitwa Samaritan Pass, nigiye guhagararira, noneho ni umushinga wa gikristo ugiye guhagararira impunzi, kubafasha kuba bava muri Afrika bazi n'ahangaha, bari mu nkambi za Zambia, za Mozambique, Uganda, za Nakivale, za Cyaka, abari mu nkambi za Mahama mu Rwanda, hose abantu bari mu nkambi bafite amadosiye batangiye gukorerwa bagiye kuza, ndetse n'abadafite amadosiye. Murabizi ko habanza bafite amadosiye. Ibintu bya hano nabonye ari procedure, naraza hano ubundi ntago nabyumvaga na gato, ariko hano iyo ufite dosiye, niyo ari dosiye isanzwe hano wenda kwa muganga, ndetse n'ibindi bintu bijyanye na leta, wenda muri izo procedure zo gushaka green card, hakaba harimo agakosa gatoya cyane, nk'urugero ugasanga wenda nk'izina ryawe batangije first name bagize last name, cyangwa last name bagize first name. Ako kantu gashobora gutuma dosiye witinda ikabafata n'amezi 6 cyangwa n'umwaka
kugira ngo babanze banagakosore. Urumva banza kubaza nyirubwite bakagira undi babibaza, ese mbere byari bimeze gute, kuki ubundi izina byahindutse ntiryitwe kuriya rigahinduka. Nyine babanza kwinjira deep bakamenya impamvu icyo kintu gihari, then bakanagishakira igisubizo, bakanakemeza koko ari cyo, noneho bakabona gukora iki, gukomeza kugukorera. ngira inama abantu bafite amadosiye bamaze gusinya bavuye muri migration, byagera hagati agashaka kugira ngo akuremo umuntu umwe, ugasanga ni famille y'abantu 6-10, umwe yavuze ati ntago nkigiye, uba wiciye bagenzi bawe. Nuko ngo procedure iyo bari bageze ahantu, bari bageze step bari bagezeho, uwisubisha inyuma. Tuvuge n'urugero, wari umukobwa uratwite urabyaye, hiyongeyeho umwana, bazanza bamwongereho bamushakire, ese nagira inahangaha hazabaho gute, kuko hano nta muntu uba ugomba kubaho nabi, cyane cyane abana barabubaha cyane. Urumva niba hiyongereyeho umwana, bagomba kumenya uwo mwana se nibaje azabaho gute. Niyo mpamvu tubona ibintu bya resettlement bitinda, tukibaza se kuki byatinze, kuki nge banyibagiwe. Ntabwo baba barakwibagiwe, ahubwo ari usanga dosiye yarimo agakosa gato, bakaba bashaka kugira ngo banze bagakosore, nibamara kugakosora batangire noneho bagukorere. Yego, ndumva ari ibyo ngibyo nagakwiye kubabwira uyu munsi. Amakuru nari mbafite nayo ngayo, ni amakuru aryoshye cyane, ni update nziza iryoshye ku bantu bafite inzozi zo kuza kuba muri iki gihugu. Abantu bafite inzozi zo kuza kuba muri iki gihugu bose niko bimeze, nuko nguko bihagaze. Amasezerano yaraseshwe, andi masezerano agiye gusinywa bitari kera cyane, abantu baratangira gukorerwa, abantu bagiye kongera gutangira guhamagarwa. Nesho bundi ejo ndumva hari abantu bahamagaye bahindurirwa ibihugu. Yego, nanagira inama abantu baba bafite dosiye, nanone ngiye kujya kubivugaho, ugasanga wahisemo state runaka, byagera hagati ugahita uvuga uti reka ntabwo ngishaka kujya kuba muri ya state mu mpindurire, nabyo bisubiza dosiye inyuma. Impamvu bisubiza dosiye inyuma ni iyi, nuko iyo bagiye kukoreza muri state runaka, hari abantu baba barateguye bazakumenyereza. Urumva gutransfera dosiye yawe bakayitransfera mu kindi gihugu ni procedure ndende, cyangwa kuva muri state imwe bayohereza mu yindi. State za hano ni nini cyane, twumvaga Amerika twibona ku makarte, kuri karte y'igihugu, ariko uyigezemo wakumirwa. Ni ukuvuga ngo kuva muri state imwe, tuvuge ku mupaka wa state imwe ujya ku mupaka w'indi state, n'urugendo rurerure. Sinanarugereranya no kuba wenda ku bantu bazi muri Kenya wenda n'u Rwanda, reka mbigereranye kuva ku mupaka wa Moyale, umupaka wa Ethiopia na Kenya, ujya ku mupaka wa Rusizi, ubwo ni ku mupaka wa Congo n'u Rwanda. Nta na kimwe cya gatanu cyo kuva muri state imwe ujya mu yindi, oya. Nicyo kikugaragaza ko iki gihugu ni kinini. Nubwo uyu mugabo yavugaga ati iki gihugu ntago ari kinini, dufite imijyi mito, ntago twabona aho dutuza abantu, hoya. Ibyo ntago byagakwiye kuba impamvu, ni politike tutazi impamvu abikora. Then ikindi cyo kuvuga ngo impunzi yo zije zikora amakosa menshi, ni ukuri turebye mu magereza cyangwa mu mashelters, ahantu bashyira abantu bananiranye bagize imyitwarire mibi hano muri Amerika, nta na 2% y'abantu baturuka iwacu, baturuka muri Afrika. Oya, iyo ntago ari impamvu yagatumye avuga ngo ntago azongera kuzana abantu muri iki gihugu. Ni politike ntago twayimenye, ariyo ntabwo dushaka kwinjiramo, ariko ikidushimishije kurusha ibindi byose nuko abantu bagiye kongera gukorerwa bakaza mu gihugu cya Amerika, kandi bitari kera. Nta nubwo ari abakorewe gusa, ndi twavuze 600,000, ahubwo n'abandi bose bagiye kongera gukorerwa. Abangaba 600,000 nibarangira bizakomeza ngo kundi byari bisanzwe, abantu bakomeze bazi. Yego, kuri green card nzayivugaho mu kiganiro cy'ubutaha, procedure zo guha impunzi ziri hano green card n'abandi bantu bose basabye ubuhungiro hano green card zisa nkaho zahagaze by'akanya gato. Hari ibikiri kuvugururwa nkuko nabibabwiye, ariko bisongera bigaruke. Yego, ariko green card nyirizina yo nzaza nyivugiho mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane, ndabakunda. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri channel, ntugende udakora subscribe,
kugira ngo nihasohoke ikiganiro icyo ari cyo cyose ujye ukibonera igihe kandi umenye amakuru, kugira ngo ejo n'ejo bundi nibaguhamagara cyangwa batangiye gukorera abantu uzahita ubimenya vuba vuba, uzaze mu ba mbere batazakubura. Murakoze cyane. Aya makuru ni amakuru mashya, ni amakuru ari updated, ni amakuru utari busange ku yindi cana iyo ari yo yose, kuko nababwiye ntimfite umuntu uhambereye. Mfite umuntu uhambereye mu by'ukuri, ndabizeza yuko mwese mugiye kuza mu gihugu cya Amerika, kandi ni vuba cyane, kandi mukomeze mwitegure mwihanganye, mutegereze mwihanganye cyane, mugiye kuza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ciao ciao.